ukuntu abakiriya bawe ubafata nayo ni communication. Abakiriya bawe ubafata gute iyo baje. Now hari video nabonye wakoze kuri TikTok niba nibuka neza uvuga ku kuntu ushobora kujya ahantu ugiye kwaka service ahantu bagufata nabi. Yego. Ukahagira umuntu ntakwiteho. Uwo muntu aba yari nyiri company, nyiri iyo business. Navuga ngo ntago yabazi neza icyo ashaka. Aba yari umukozi, navuga ngo nawo sinzi niba amagambo ngiye gukoresha ari meza, ahubwo navuga ngo bifite icyo byerekana kuri basebuja. Kuri communication ya basebuja kuri wa mukozi. None se umuntu ntashobora kuba adashobotse ku giti cye? Bishobora kuba bidakeneye cyane gutangariza rubanda ibyo bakora no kwita kuri kuba bagana cyane kugira ngo ejo bazagaruke. Tuvuge wenda nk'umuntu ufite farumasi. Yego. Ubishaka utabishaka n'urwara uzajya gushaka imiti muri farumasi. None se sinshobora kuva kuri farumasi ubu uziko ndikangubwira uziko kibazo ntago turimo kwamamaza. Nutange brand. Hari farumasi iri hariya muri Romboye ku Gisimenti. Yego. Uziko umugabo wajya adashobora kugura umuti ahandi hantu. Yego. Avuga ngo hari ahantu barihuta imiti yose baba bayifite. Ahantu hose baba bamwandisha imiti. Ajya kuyishaka aho ngaho. Ubwo rero na farumasi rero nabo bagomba kwitwararika. Muri Afrika ngira ngo niho hantu hatangirwa business nyinshi cyane, ariko ubushakashatsi buvuga ko 80 cyangwa 90% ya business zipfa mu myaka ya mbere 5. Njye nitwa Fiona, uhangaha tukaba tuganira ibintu byo kwiteza imbere, uburyo amafaranga aboneka, uburyo yajera n'uburyo wayabyaza undi musaruro kugira ngo tuzatunge na Fiona. Uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kugirana ibiganiro byiza cyane. Niba udafite agakawa kunywa agacyayi wakegera kugira ngo uyu munsi tuganire twiga wandika, kuko bino bintu bishobora kukubuza kuzagera muri ya 80 cyangwa 90. Reka tuganire uyu munsi n'umutumirwa wanjye. Watwibwira? Uraho neza. Uraho neza. Nitwa Ndisanze Jean Paul. Nkaba nishimiye sangira no kino kiganiro ndagushimira ko wantumiye. Ahubwo ni wowe nshimiye ko waje. Kandi nishimiye no gusangiza ubumenyi buke mfite abagukurikira. Urakoze cyane n'abandi n'ukuri iyo muje hano mukaza kutuganiriza bidutera imbaraga kurushaho. Nkuko navuze business, abantu benshi batangira business ariko 90 hafi kwijana za business zitangira muri Afrika zirapfa. Wowe nka Jean Paul mu bushakashatsi bwawe wakoze cyangwa mu byo wabonye utekereza ko ari iki gituma business zipfa cyane? Ntekereza ko hagomba kuba hari impamvu zinyuranye, ariko mu kazi maze mu mirimo maze imyaka hafi 10 nkora, nabonye ikintu gikomeye cyane haba mu buzima bw'ibigo by'ubucuruzi companies cyangwa se no mu buzima bw'abantu giti cyabo. Ikintu cyitwa gutangaza amakuru, gutanga amakuru cyangwa guhanahana amakuru, communication. Communication nasanze ari ikintu gikomeye cyane, ku buryo nubwo atari byo nkuramo, ntabwo ndi inzobere mu bijyanye na communication. Ni ikintu nabonye ko ari gifite akamaro gakomeye cyane, gifite umwanya ukomeye cyane, ariko nyamara abantu batekereza bukeya. None ntangira kugira amatsiko no kugishakashakisha no gushaka kukimenya kurushaho. Ku buryo rero iyo ndebye ibijyanye na communication, ntekereza ko igomba kuba ari imwe mu mpamvu ibigo by'ubucuruzi bimwe na bimwe bya bito cyangwa ibinini bigenda bihura n'ibizazane mu mibereho yabyo. Wenda tubizoganira ku buryo bwimbitse, ariko mperutse kubona aka video y'umupastori wo muri Amerika, nibagiye amazina ye, yari nko avuga ku kamaro ka communication, ko guhanahana amakuru, cyo gutanga amakuru yaba ku muntu cyangwa ku kigo. Ariko we yabivugaga cyane cyane ajyanye ku muntu giti cye. Avuga ngo, akavuga mu Cyongereza ngo your life is as good
the quality of your life is as good as is your capacity to communicate. Uko ubuzima bwawe bumeze ikintu gitangaje, uko ubuzima bwawe buhagaze bigenda birushaho kuba byiza bitewe n'ukuntu nawe ugenda communication yawe igenda iba nziza ugerageje kugenekereza mu Kinyarwanda. Bivuze ngo uburyo duha amakuru abandi, uburyo du communicating nkoresheje muri Kinyarwanda rimeze rityo, uburyo duha amakuru abandi, the way you communicate ifite akamaro gakomeye cyane, haba genda mbirebye haba ku muntu ku giti cye ariko haba no ku bigo by'ubucuruzi. Umuntu iyo yumva guhana amakuru yumva ari ibintu byoroshye pe. Ese nayahe makosa dushobora kuba dukora? Nubwo ndi kuvugira ba rwiyemezamirimo abatangiye n'abateganya gutangira, niriye kosa dushobora kuba turimo gukora tutabizi twakwigiraho uyu munsi? Wenda mvuze mu magambo make, nabibona mu buryo bubiri. Nabona kubijyanye na communication nyine no mu byo dutanga amakuru, nabibona mu buryo bubiri. Icya mbere ni ukudaha agaciro communication, kutayiha agaciro ikwiye, ku buryo yewe ntekereza ko nkavuga nti n'urugero wenda ndoda imyenda, nkavuga nti mfite ubushobozi buri hejuru bwo kudoda imyenda myiza cyane, sintekereze ko hejuru yo kuba ndoda imyenda nkeneye no kubwira abantu ibijyanye no kudoda imyenda nkora, bityo communication sinyikore. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, nshobora kumenya akamaro ka communication nkaba ndoda imyenda ariko nkatekereza ngo okay ndayikora ariko sinyikora uko bikwiye. Ibyo bintu bibiri, either kutayikora namba kumva nta kamaro ifite, cyangwa se kuyikora ari ukayikora nabi ntuyikore ngo yuzuze, mbona ariho ari amakosa abiri akomeye abantu bashobora kugwamo. Now uwa mbere, ikosa rya mbere ryo kuvuga ngo ntabwo ndumva nta kamaro ifite, umuntu byo yabivuga ku magambo makeya ko kudakora, kuba uri muri business ntugire amakuru na make uha rubanda cyangwa abakiriya bawe. Iyo ngenekereje nkareba nubwo ntari inzobere muri communication, ariko mbona bya hagati yo kutabikora no kudakora business umuntu yashyiramo ikimenyetso cyabihwanye. Biruka bikaze kuko niba udakora communication, niba nta makuru na make utanga kuri business yawe, biragoye ko utera imbere cyane, kubera ko abantu bafata icyemezo bashingiye ku makuru bafite nyine. Ntabwo bafata icyemezo bashingiye ku bindi mu mutima cyangwa ku byo nzi. Abantu bafata icyemezo cyo kugura cyangwa se gufata serivisi zanjye bitewe n'amakuru bamfiteho. Niba nta makuru bamfiteho rero, either sinzacuruza cyangwa se nzacuruza bike, nkore bike ku byo nakabaye nkora. Aha kabiri rero, kuri wa wundi uyikora akayikora nabi, niho mbona twatinda. Kutayikora we nta nicyo twamuganiriza pe, aganira we biramukaranye. Ariko uyikora nabi rero, reka tutange nk'ibice bibiri communication muri business yakabaye ifata. Buriya bavuga ko icya mbere, kamere nyuma gatoya, kuki du communicating, why kiduhanahana amakuru. Iyo nifashe nkagira ikintu mbwira abantu, mbangamije ibintu bibiri. Icya mbere, nshobora kuba nshaka kubabwira ikintu nshaka ko bamenya. Izo ni impamvu zo communicating. Nshobora kuba nshaka kubabwira ikintu nshaka ko bamenya. Cyangwa icya kabiri, nshobora kuba nshaka ko bagira ikintu bahindura mu myumvire yabo cyangwa mu mikorere yabo, perspective. Now ibyo bintu rero kugira ngo bikunde, nuko abantu bagiye bareba babona habaho ibyiciro
nka bine bya communication. Umubare ukomeza gukoresha ijambo communication cyane. Nizere ko batangiye kuryumva muri kubyumva ko ari kwa kundi abantu bahana amakuru. Mbese kuba nk'umuntu ukora business mfite ikintu mbwira abandi kubyo nkora. Buriya communication iba ku bice haba ku muntu giti cye cyangwa kuri business. Iba mu bice nka bine. Bitatu, kavuga bitatu kuri business. Icyambere ni communication mwimbere mu kigo cya business, mu kigo cy'ubucuruzi. Yego. Icyo wowe naba umukorana. Yego. Muhanahana amakuru gute. Ni umusingi ukomeye cyane. Kuko icya kabiri noneho uko uha amakuru abandi bantu bo hanze. Yego. Abantu muri rusange abashobora kuba abaguzi bawe etc. Icya gatatu? Noneho icya gatatu rero nicyo ni gisa nkaho ari gishyashya. Ni ukuntu uhana amakuru na technology. So you interact internally, muhanahana amakuru n'imbere mu kigo hagati yanyu mukayaha rubanda. Ariko no hari n'amakuru muha ikoranabuhanga. Icyo ni gishyashya kandi gifite ingufu zikomeye. Ariko ntabwo twagitindaho. Tangiye kuducanga abanditse abarimo kwandika nizera ko ako kantu mukanditse. Noneho wenda sinzi niba turibona umwanya uhagije ariko dushaka kugira ibice bibiri tukavuga tubanze cyambere uko duhanahana amakuru hagati yacu. Amakuru imbere hagati yacu imbere mu kigo. Ni ikintu ntekereza ko rimwe na rimwe abantu badaha agaciro cyane. Kuko iyo utekereje gutangaza amakuru hari ubwo ikiza vuba kiba kuyatangariza rubanda. Yego. Niko nanjye narimbize gutyo. Communication buriya mu bijyanye n'ubucuruzi yagombye guhera mu kigo cy'ubucuruzi mwimbere. Kubera ko communication ni iki? Communication buriya ntabwo ari amagambo tubwira abandi gusa. Communication ni buri kintu cyose kitugize. Utanga n'urugero. Ikintu cyose kitugize. Ingero. Communication ni uriwe, ukumeze, ukugaragarira abandi, ukuteye, ibyo uvuga nuko ufata abandi. Hari umushakashatsi w'umunyamerika ngira ngo niba nibuka neza, Dr. Albert wakoze ubushakashatsi muri za 60. Asa nk'utanga ijanisha ry'ibintu bigize communication. Iyo mpagaze hano ngira abantu ijambo runaka, icyo bafata ntabwo ari gusa amagambo navuze. Ndetse amagambo navuze we mu bushakashatsi bwe yabonye ko amagambo mvuga content ifite agaciro gake percentage ntoya cyane ugereranyije n'ibindi. Ibyo bindi rero ni ibiki? Amagambo mvuga yaravuze ati nasanze bayakira bikaba ibindi ngaragaza kuri ngewe. Icyo bita ukuntu umubiri wanjye umeze, body language. Nkuko urimo gukora amaboko. Reba ukuntu ngira amaboko gutya. This is a body language. Ukuntu mu maso yanjye hameze. Se nkambije umunya, se ndaseka. Ese ndahengamye. Tuvuge nk'ubu nicaye gutya. Niko niba nicaye ahantu, nkaba nicaye mpengamye gutya. Munareta kubona atari serious. Communication. Yego. Ubwo ndimo ndavuga ku muntu. Yego. Reka no rero tubijyane muri campaign noneho niho bigiri. Nukuvuga urumva niba nk'umuntu ndimo kubwira abantu 7% gusa kandi kwijana ikaba ariyo content ibigize ibyo ndimo kuvuga amagambo ndimo kuvuga akaba ari abantu bakira kuri 7% gusa. None ya 55% bakandi bukomeze se uyu muntu ahagaze ate, uyu muntu aravuga ate, uyu muntu yambaye ate, uyu muntu yambaye ate. None rero nubwo ubwo bushakashatsi bwaje kukibwa impaka nyuma cyane, ariko ubundi bushakashatsi bwose bwakozwe nyuma bwerekanye ko nubundi ijanisha rinini muri communication rifitwe n'ibintu bitari amagambo.
icyo abantu bakira cyane kurusha ibindi bitari amagambo uvuga, bitari content, ahubwo biri kuri body language, ijwi ryawe, uko umubiri wawe uhagaze, uko wambaye ugaragara n'ikindi. Reka tujyane kuri business rero. Niba nahoze mpanga urugero rw'umuntu udoda, sinzi impamvu rwugwanjemo umuntu udoda imyenda. Yego. Umuntu udoda imyenda. Umuntu udoda imyenda, niba avuze afashe ijambo akabwira abantu, akora publicité n'urugero, advertisement, akamamaza, akabwira abantu uti ngewe nkora imyenda, ngewe ndoda imyenda, umudozi, akabivuga rwose, akajya kuri radio, akishyura, social media agakubitaho, noneho wajya nko muri atelier ye aho akorera ubudozi bwe, n'urugero ugasanga yamanitse ibitambaro muri aho akorera ibyo bitambaro, ukajya ubona hari nk'ibicitse, hari ibiriho ivumbi, hariho etc. Uko kuba uje ukareba igitambaro kimanitse, wenda bari barakoze nko kudekora, nka dekorasiyo, kikaba cyarangiritse, cyaracitse, cyangwa kiriho ibizinga, iyo nayo ubwawe ni communication. Ngiye kuguha urugero rumwe, duhereye ku bifatika, uko umuntu abona ahantu gusa, nta kintu barakora, nta kintu barambwira. Nigeze kujya ahantu batanga serivisi za massage. Za massage ni ijambo ryumvikana, abantu bararyumva kenshi, serivisi za massage. Noneho icyo gihe nari mfite umurwayi wari ubikeneye, tujyanyeyo. Noneho ngezeyo nicaye, ndebye hasi ku ntebe zabo aho abantu bategerereza, mpita mbona aho intebe, kuguru kw'intebe guhagaze, hari akazinga k'umwanda k'akazeru k'aho intebe nyine iri, kubera ko uko bagendaga bakoropa ntabwo bakuraga intebe ngo bakorope munsi y'intebe. Ukareba uzanye umurwayi, wahise ubona agasuku kameze gatyo, ntabwo biguha imbaraga zo gukomeza gushaka iyo serivisi. Urahita utekereza aba bantu niba badashobora gukora isuku ahangaha aho bagiye gushyira umurwayi wanjye, ntabwo bari bumutere izindi ndwara. Ubwo aho ngaho turacyari nk'imbere. Noneho tuva aho ngaho kubifatika, ku kuntu uko ninjiye nkababona. Communication mu kigo cy'ubucuruzi yagombye no kugera ku kuntu abakozi b'iyo kampani bahabwa amakuru ajyanye na business bakora, ku buryo bagera ahantu bakaba nabo ubwabo baba intumwa z'iyo business. Ariko bisaba ko nyiri iyo kampani, nyiri ikigo cy'ubucuruzi, aba aha amakuru ahagije abakozi be, kandi akayabaha mu buryo bayakira uko bikwiye kandi bakayakunda, ku buryo nyine babigira ibyabo. Reka nk'urugero, nigeze kubona amakuru ya kampani yitwa Uber, izwi cyane. Uber ni kampani y'amamodoka ikora transport, ikora gutwara abantu, izwi cyane cyane mu bihugu byateye imbere. Noneho ntabwo nibuka igihugu, ariko yari interview y'umuntu bari bahaye akazi ko kuba brand manager wabo, chief brand manager something. Noneho agezeyo asanga kimwe mu bintu yabonye nuko abakozi b'iyo kampani ngo baterwaga ipfunwe no kuba bakorera iyo kampani, hanyuma ku buryo babasaba kwambara imyenda, imipira yanditseho izina rya kampani ntibayambara, cyangwa se baba bari ahandi hantu babaza bati mukora hehe, akabeshya. None urumva umuntu atekereje guha akazi umuntu uko umutereza imbere brand, ni ukuvuga ishusho ya kampani abantu babona. Yego. Ariko undi araje asanze nk'imbere ntabwo bihagaze neza. Niba mfite abakozi badashobora kumbera abahamya ba business yanjye, ngo batware umurongo wa business nkora,
mfite ikibazo gikomeye cyane kuko nange simbaha amakuru bo ubwabo mbere yuko nyarubanda se barayafite. Ikindi communication ijyanye n'abakozi gikomeye cyane ni ukuntu abakozi bafatwa ku buryo bakunda akazi bakora. Ikintu kirakomeye cyane ku buryo bakunda akazi bakora. Ngiye kubisobanura mpereye ku rugero rumwe nanone rw'umuntu wagiye muri hoteli imwe mu gihugu cyo hanze. Noneho ahura n'umukozi umwe muri iyo hoteli, aramubaza ati se ukunda akazi kawe? Mu cyongereza, do you like your job? Umukozi aramusubiza ngo I love my job. Mu Kinyarwanda biragoranye kugira ngo ibyo bintu bitandukanye kuko byose ni ugukunda mu Kinyarwanda. Ariko like mu Cyongereza rurakomeye kurusha urundi. Ahubwo dore aho bisa bitandukanye. Mu Cyongereza like nako ni ugukunda mu Kinyarwanda. Ariko ni ugukunda navuga bihereye mu bitekerezo. Ariko love bizamo amaranga mutima. Ndabikunze ariko simbikunze gusa ko bitekereza mu mutwe no mu mutima. Birimo no mu mutima wanjye. None amaze kuki ukunda aka kazi kawe hano muri hoteli we nakagena. Aramubwira ati iyo ndi hano ku kazi kanjye abayobozi b'amashami atandukanye akenshi bancaho bakambaza ngo waramutse umeze ute wiri ute. Ibyo ntabihari pe. Wiri ute umeze ubwizanye kuri ibyo ntabihari hano umeze. Noneho bakanamubaza ati noneho ubwo amaze kumenya uko umerewe hari ikintu ubona nagufasha kugira ngo apana igihe cyose uyu munsi nonaha ubashe gukora akazi kawe neza kurushaho. Urumva uwo kandi akavuga ati ntabwo mbikorerwa n'abayobozi banjye n'umuyobozi wanjye direct reportingaho. Buri muyobozi wese wishami uciye hano, buri manager wese arabimbaza. Ahangaha umuntu akaba yatekereza uretse guha abakozi bakora mu kigo amakuru ajyanye na business ushaka gukora, amakuru ajyanye na target ufite, abakozi bahura bazi. Ushobora kubaza umukozi uti waramutse umeze ute, ku buryo niba ndi Jean Paul Ndisanze umenya Jean Paul Ndisanze ameze ate, ni ingaragu, afite umugore, afite abana, ni muntu ki niki kimunezeza, abatuye hehe, ese aza gukora i Kigali umuryango utuye Cyangugu. Ibyo byose ni ibintu umuntu aba akwiye kumenya kugira ngo uretse kuba umukozi bimwereka ko umwitayeho, ariko buri mukozi umufate uko akwiye gufata kugira ngo akore akazi, kuko abantu bose ntabwo ari kimwe. Narambwira ati reka nguhe urundi rugero rwa hoteli indi nkoramo, ko yakoraga muri iyo hoteli uwo mukozi akajya gutera ibiraka mu yindi hoteli. Arambwira ati muri ya hoteli yindi yo abayobozi baho tuba ducunganwa, baba baducunze ngo barebe ko nta kosa dukora, hanyuma badufate baduhane cyangwa baduhanishe. Ati rero nanjye iyo ngiyeyo nubika umutwe nkakora ibyo basaba nkigengesera kugira ngo saa 11 mbone nitaye amahoro bampe sheke yanjye iriho amafaranga yanjye kuko bamuhembaga bubizi nitahire ngenda. Atari ko muri iyi hoteli iyo mpari numva naba ngiyewe I can be myself, ngakora n'ibirenze ibyo nsabwa. Kuko iyo umuntu akubwira ngo muri kano kazi ndumva I can be myself, naba ngiyewe ku giti cyanjye, naba uwo ndiwe koko, bivuze ngo numusaba n'akazi ntabwo azakora icyo ashinzwe gusa, hari ikindi kintu azarenzaho, kuko icyo aguha icyo abona mupfana abona ko kirenze umushahara umuha, nawe akaza gukorera bikarangira. Ibyo byose rero bifite ahantu bihurira bikomeye cyane na n'indi communication ikomeye iri intano muri company. Ubwo twavuze ibyo abantu babonesha amaso bidafite bihure n'abantu, ko basanze wawe hameze. Tuvuze abakozi bawe uburyo mubana no uburyo mu communicate. None tugiye ku kuntu abakiriya bawe ubafata.
nayo ni communication. Abakiriya bawe ubafata gute iyo baje? Now hari video nabonye wakoze kuri TikTok niba nibuka neza, uvuga ku kuntu ushobora kujya ahantu ugiye kwaka service ahantu bagufata nabi, yego, ukahagira umuntu ntakwiteho. Uwo muntu aba yari nyiri company, nyiri iyo business, navuga ngo ntago yabazi neza icyo ashaka. Aba yari umukozi, navuga ngo nawo sinzi niba amagambo ngiye gukoresha ari meza, ariko navuga ngo bifite icyo byerekana kuri basebuja. Kuri communication ya basebuja kuri wa mukozi. None se umuntu ntashobora kuba adashobotse ku giti cye? Adashobotse ku giti cye ari umukozi se? Yego. Ukaba nakutagize ngo umusobanurire, umukunde, umwumve, ariko mu by'ukuri akanga. Birashoboka cyane. Birashoboka cyane, ariko nawe noneho nk'umuyobozi wa business, naba nk'umu manager, ni wowe ukwiye kumenya icyo ukubigenza kugira ngo umuntu ye gukomeza gukwangiriza isura ya company. Bibaye ngombwa akaba yanagenda. Ariko bisaba iki? Bisaba ko nawe ubwawe uba uzi uba ufite ku mutima icyo kintu. Uvuga ngo umukiriya niba aje wanjye ndamufata, agomba gufatwa neza cyane kugira ngo neje azagaruke. Turaza gusobanura mu kanya impamvu. Bisaba ko naho ubwawe ubiha agaciro. Ko niba utabiha agaciro nkamusuzugura ntubibone, nzakomeza musuzugure nyine. Kuki saba abakiriya bagomba gufatwa neza cyane? So hari kaminuza imwe yitwa Harvard School of Business, yakoze ubushakashatsi ivuga ishaka kureba ukuntu ibigo by'ubucuruzi bizajya bibona abakiriya muri iki kinyejana turimo. Isanga 100% ry'abakiriya ibigo by'ubucuruzi bizabona muri kino kinyejana bizababona bishingiye ku kuntu ibyo bigo bibanye nabyo nabo bakiriya. So this is sales zizaba ziri based kuri relationships. Bango ibyo bizacuruza bizava ku kuntu bibanye n'abakiriya babyo 100%. Now bivuze ngo relationship ni iki? Nukuntu ufata abo bakiriya, nukuntu bakubona, nukuntu bakunda ibyo ukora, nukuntu bakugirira icyizere, nukuntu bumva baje bari bakisanzura, bakumva bagize bafite amahoro, nukuntu bakunda ibyo ukora, etc. Ibi rero bigirwamo uruhare n'abakozi bawe. Kuvuga ngo niba nyobora ikigo cy'ubucuruzi, uzaza ku umukiriya uzazi wanjye, sije tuzahura byanze bikunze, azahura n'umwe mu bakozi banjye. Ese niba ari company iba umuntu mwe wenyine, ubwo business no yayenda cyane no cyane wenda, ariko nuvuga ngo nanjye niba ari muri company ngiye nyine nagombye kubanza ibyo bintu. Yego. Now ibyo rero kugira ngo abakozi bawe bafate abakiriya gutyo, buri mukiriya uje atahavuga ati wow, ega hano, bisaba ngo uwo mukozi muwe mufite communication twavuze mu kanya kashize. Ngiye kuguha urugero rumwe rwambayeho muri imwe muri supermarket hano muri Kigali, itari y'umunyarwanda, y'umuntu w'umunyamahanga. Ninjiyeyo hari nko mwaka muri 2015 gutya na 4, ngiye kugura ikaramu imwe, nyine ikaramu byihuta, ndagenda yigura. Noneho mpurira aho bishyurira n'umuntu wari ufite mu gaseke mu gatebo ke ibintu byinshi yari yahashye, barimo bamufasha kubikuramo. Noneho uwo nishyuraga, wa muntu nishyuraga w'umunyamahanga nishyuraga, yakira amafaranga namwishyuye y'ikaramu imwe, asa n'urangaye. Sohotse agomba kuba yarabonye ko mise ngenda nyine, ariko atanyitayeho. Ngiye kumva numva aje anyiruka inyuma, avuga ngo sa amagara kuri ya bike yawe. Bike yanjye niguriye imwe. Noneho nkeka ko ari ikintu nibagiriwe mu iduka rye. Ndahindukira, mpindukiye arahagarara arambwira ngo sa thank you kugura ikaramu imwe. Nukuvuga
uwo muntu nyamahanga yumvise akamaro ko buri mukiriya winjiye iwe asohoka anyuzwe niyo yabaguze ikaramu imwe. Nawe ikibazo igishuka abantu rimwe na rimwe bagwamo nubwo atari bose ni ukureba ngo uyaje kugura ikaramu, ubu ikaramu se mumuhereza agende, sibyo? Uyaje kugura iyi mikoro ihenze wenda, sibyo? Uyu nguyu ushaka mikoro mumufatire zo ko atanga amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo wundi uje kugura ikaramu azagenda atanyuzwe. Icyo rero ni ugutsindwa. Kuba ngiye ntanyuzwe nayo ni communication kuri ngewe, ari communication mbi. Hari ibigo uko nabivugaga bishobora kuba bidakeneye cyane gutangariza rubanda ibyo bakora no kwita kuri kuba bagana cyane kugira ngo ejo bazagaruke. Tuvugiye na nk'umuntu ufite farumasi, yego, ubishaka utabishaka n'urwara uzajya gushaka imiti muri farumasi. None se sinshaka kuva kuri farumasi ubu uzi ko nkubwira uzi ko ikibazo ntabwo turimo kwamamaza. Ntutange brand. Hari farumasi iri hariya muri Romboye ku Gisimenti. Yego. Uzi ko umugabo wanjye adashobora kugura umuti ahandi hantu. Yego. Avuga ngo hari ahantu barihuta, imiti yose baba bayifite. Ahantu hose baba bamwandishije imiti. Ajya kuyishaka aho ngaho. Ubwo rero na farumasi rero nabo bagomba kwitwararika. Niho nari ngiye kugera. Uvuga ngo nubwo dukeneye imiti yo turwaye nta kuri twagira. Niba mfite farumasi nabwo nagombye gufata abangana neza kugira ngo bazaba ari gihe bagana kuko farumasi ni nyinshi. Ibyo bireba abantu bose. Ariko nka wasaka tuvuge. Wasaka buriya nabo ntabwo batwimye amazi se. nabo bemeze nka farumasi nk'uko nyine. Bo nta handi twayakura, sibyo? Ariko nabo byanze bikunze bafite nka polisi imikorere ituma bafata neza abakiriya babo, kubera ko uko tunyurwa biri no mu bigize uko bavugwa. Yego. Ko n'ukuntu bavugwa nabyo ni communication. Ni ukuvuga ngo iyo communication ku bandi bantu uko baba bavuga, uko iki kigo kivugwa bifite akamaro cyane ku buryo nabyo babyitaho. Ntabwo mbavugira ariko ndatekereza ko babyitaho byanze bikunze. Wa mugari hari nk'ibigo hano mu Rwanda bitanga serivisi twese dukenera ku buryo n'ahandi wagira, ariko bijya mu bya mbere bikora neza, bizwi buri mwaka cyane. Ntabwo ndi bukivuga kugira ngo wajyayo kuvugira umugabo wanjye. Wajyayo ugasanga bafite nabo za posters za akirana abantu na yombi. Kuvuga ngo nta muntu bitareba. Rero kutabyitaho ni uguhomba, kutabyitaho ni ukugira ikintu kinini gikomeye ubura, kandi rero gikomeye cyane. Iyi communication tuvuze twahereye hahandi uko abantu binjira bakahabona abakozi bawe, abakugana, uko nawe ubwawe umeze, uko uvuga n'ibyo uvuga nawe bivugira. Iyo bitameze neza biragoye ko iyo uzajya kubwira rubanda hanze bizaba bimeze neza. Biragoye ko ibyo uzajya kubwira rubanda hanze bizabyara imbuto wifuza. Kimwe mu bintu bikwereka ukuntu rimwe na rimwe tutabikora neza nuko buriya ibigo nigeze kumva umuntu atanga ikiganiro, ntabwo simbare nirebeye, nanjye numva undi muntu, abatwumva wenda bazabireba bitonze bakabishakashaka no kubicukumbura neza. Ubanza ngo byaragaragaye ko ibigo byinshi bifite ibibazo by'amafaranga by'imari mu ngengo y'imari yabyo by'ubucuruzi. Hamwe mu hantu banusura bagabanya ingengo y'imari yaho ari muri communication na marketing, kwamamaza bikorwa. Bikwereka ngo akamaro kabyo ntabwo biracyagoranye cyane, ku buryo mbona ni ikintu dukeneye kumva cyane no guteza imbere, kandi no kwemera icyo bisaba. Nicyo bisaba ku buryo communication iri guhanahana amakuru mu kigo imbere bitagarukira gusa dufite intego y'imibare iyi. Muragomba kuzazana abakiriya banaba, turagomba kuzireza amafaranga ya naya. Icyo ni igice cya communication, ariko bya bindi byose twavuze bigomba guhabwa
agaciro. Yenda dusoza ndashaka kugira ngo umuntu urimo kumva uteganya gutangira business akaba arimo kumva bino biganiro avuga ngo ni gute noneho nakwitegura kugira ngo njyewe nanjye nzabe muri ya mibare itatsindwa mu buryo bufatika. Ariko ibintu kwanza ibintu ngiye kubaza numise nisubiza kuko ntago bisaba amafaranga, ntago bisaba ubundi bumenyi, ibi bintu byose wavuze. Ikibazo nari ngiye kusubaza ndakiretse. Niba urimo kureba kino kiganiro waba utangira waba ugeze hagati waba urenze, birumvikana ko buri muntu akeneye kugira ngo ahane amakuru hagati umukoresha n'umukozi mimbere kugira ngo mu kigo kugira ngo noneho twebwe uzajye kutugiraho abo hanze ibintu byamaze gutungana. Ese wowe muri ibi ngibi twavuze amaze igihe arimo kuganira n'ibyo ugiye gutangira gukora muri business yawe kugira ngo uyihe amahirwe yo gutsinda. Niba utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo uyikore, ariko ubutaha mu kiganiro gitaha turatugana noneho communication cyangwa guhana amakuru n'abantu bo hanze. Wanyemerera havuga akantu kanyuma gakomeye cyane kavuge katari keza kandi gashingiye ku kuntu iyo iyi communication n'imbere mu kigo itagenze neza. Ibi byari imbuto mbi. Buriya ibigo byinshi by'ubucuruzi ntabwo nzi ahandi hantu, ariko bivuga ko muri Afurika ibigo byinshi by'ubucuruzi birangirana n'ababishinze. Birangira ni ukuvuga ngo niba wagishinze atagihari ugasanga cyararangiye. Uzi imwe mu mpamvu bitera nuko hari bimwe tumaze kuvuga mu kanya, ariko ni impamvu ikomeye. Ni ukuvuga ngo imyumvire, imitekerereze, inyota, passion, urukundo rwo gukora ibyo akora bya nyiri kiriya kampani ntabwo abifashe ngo abyikuremo abihe kampani. Akenshi amakampani usanga ibigo by'ubucuruzi usanga bishingiye kuvuga ngo ni strategy ni ya nyiri business, impact ni ya business, nako ni ya nyiri business. Ikiza cyo gukora ni ukugenda abashinze ibigo by'ubucuruzi bikuraho ibyo strategy yabo, strategy akayifata akayigira ikigo cy'ubucuruzi. Impact ashaka akayifata akayigira ikigo cy'ubucuruzi, bityo ejo naba adahari bizaba byaracengeye mu bagize ikigo cy'ubucuruzi cye ku buryo niyo ataba hari wa murage we uzakomeza. Ariko iyo mfashe byose nkabyita Jean Paul, burya Jean Paul ni ukora ibi, ni ugira ibi, jewe Jean Paul nshaka dukora ibi, birangira ikigo ari Jean Paul yaba adahari n'ikigo. Urakoze cyane. Kino giteyemo ubwoba, ndibaza ko twese nta n'umwe ushaka kugira ngo azapfane na business ye. Turashaka kugira ngo tuzasigire umurage abana bacu, imiryango yacu n'ibihugu byacu tutuyemo. Wow.